umuntu ufite ubumuga nyine urugo yarwubaka arashoboye nyine niba umukunze nyine mwakirane n'ibyo byose kuko byo byonyine ujya kumukunda wamukunze n'ubundi ari gutya ameze kugera ku munota wanyu mugatangira ukamwihindukana ntago ari byo niba ubona koko kutamufiteho gahunda muve wakiri kare ureke kumutesha igihe uretse kumutera umwanya ngo yishire yumve ko agufite kandi udahari kuko mu by'ukuri mu bigaragara uriya muhungu ntago aba kuriho 100% gusa abari kuduta avuga ati birashoboka ntibishoboka noneho yagira akantu gatoya kimbarutse katuma abona ukuntu avamo akavamo byihuse uretse ko ari n'umwanzuro ugayitse kuko ujya kumukunda ko wagiye kumukunda uziko afite ubumuga ugera kuri etape yo kujya kumwerekana donc wari waramwakiriye wari warakiriye umukobwa ko afite ubumuga wenda mukundanye nk'imyaka runaka mwarakundanye rero kigera igihe cyo kwemezanya ko mugiye kubana umuhungu arakwemere arakubwiye ati nta kibazo no ukamubaza se ko mfite ubumuga iwanyu nibakwangira bizagiye kuko izo mpungiko uko biri kusura sigira ni tugera iwanyu bikagenda gute na gutya uzamyakira uzampagarara iruhande uzakomera akakubwira ati cyane namugeza muri famiye wa mungu akakwihindukana ariko nimba koko uwo mukobwa umukunze afite ubumuga mukunze cyangwa se niba ubona uri gushidikanya reka kumubabariza umutima reka kumutera igihe kuko hari igihe uzamubabaza bigatuma ababara ubuzima bwe bwose bya bindi bamwisheje ntabyo ukoze ubundi rero niba uri kubona udamufiteho gahunda wimutesha igihe. C'est Morning Vibe. Chaque matin, 7h à 9h. Du lundi au vendredi avec Ruti Bijou, J.O.B. et Professeur Watt.